Iyi ni gaze ya Wesanganye. Ku bantu bazi gaze metane, gaze hydrogen tubizi nk'umwanda ariko bibyara gaze ikomeye cyane. Muri iyi video tugiye kureba uburyo wakikorera gaze metane wibereye iwawe, ntuzongere kugura gaze n'undi munsi wa rimwe ukoresheje umwanda, ndavuga toilette. Tugiye kurebera hamwe ibikoresho turi bifashisha muri iki gikorwa, kikaba n'isomo turi bukenere mu buryo bwo gukurura gaze yacu muri toilette. Iri ni icupa risanzwe, iyi ni Fanta Coca-Cola, ni icupa rinini cyane, wakoresha gatoya ariko iyo ukoresheje gatoya kazamarana ko umwuka mukeya, ubwo umuriro ntube mwinshi. Ana agatiyo ku nsinga mu makenka abiri kabamo. Uyu ni umunyu ariko ntitukoresha hose, turakoresha ibiyiko bibiri n'icyuma twifashishije dukata. Aya ni amazi, igice cy'ikirahure, tukagira na spagule kwifashisha dufatisha ibintu dukeneye ko bifatana, na batiri. Iyi batiri wayibona mu matoroshi, mu batekinisiye aho bifite byarapfuye, waba kimwe cyangwa se ukayikura no mu itoroshi yapfuye. Icyo tuba dukeneye ni acide gusa, tukagira n'ikayi n'ikaramu byo kwifashisha mu kugira ngo tujye tumenya ngo tugeze kuki. Icyo tugezeho tucyandike, twari ku murongo. Twatangiye, turatangira dufata rya cupa ryacu kugira ngo umupira uze kwinjiramo. Nyine dufite umupira hanze, nuko ntari nakawerekana neza, dufite umupira hanze turi bwacomeke muri iri cupa kugira ngo rigere tuzamurira umwuka. Hari umuntu ushobora gutekereza ko uyu mwuka ubunuka, ariko ntabwo ariko bimeze. Uyu mwuka ntabwo ubunuka nk'uko gaze nayo wayifunguye uzumva umwuka iba ifite mu gihe wayifunguye ntucane. Ibinuka nabi cyane, ahubwo hari n'abantu bari Ese ubukungu muri iyi minsi bwarazambye koko? Gusa ubyibuke, hari ibyo tutabasha gusimbuza n'aka na gato, primary needs. Ikibanza muri ibyo ni uguteka. Guteka ni igikorwa ntasimbuzwa, niyo mpamvu ukwiye kubikorera ahantu hajyanye n'igihe. None ukeneye igikoni cyubatse neza kandi ku giciro kikubereye. Ese ufite restaurant ushaka kuvugura ndetse ukagabanya ibicanwa ukoresha, byose tubigukorera neza. Uzi ikirenze se ni uko ari nko ku buntu neza. Ibigo by'amashuri mukeneye mivero ziramba kubaka cyangwa se kuvugura ibikoni byanyu, turababanza tubakira igikoni kirondereza ibicanwa kandi kiramba, sustainable strategy. Amahoteli namwe nababwira iki? Ese kuki wakunda ikintu bigahora mu nzozi kandi duhari ngo tugufashe kuzikabya? Oya, ntutinde, duhamagare cyangwa twandikire kuri nimero. Igikoni kijyanye n'igihe ntikikaburi wawe. Ikibazo cy'umwuka bapfa, uretse n'abantu bagira ikibazo cy'umwuka, n'umuntu muzima yahumetse gaze gusa yapfa. Rero ni gaze ya toilette niko bimeze. Uyicanye umuriro utari kwaka ni ikibazo gikomeye cyane, nyine wakumva umwuka mubi. Ariko iyo washyizeho umuriro iri kwaka ntabwo uyumva, ni ibisanzwe. So twarikase ku mutwe waryo, ku munwa, kaje dukata hano ku ruhande. Impamvu dukata hano ku ruhande, aha ku ruhande niho hinjiza ya gaze yacu carbonique. Noneho hahandi wa munwa twakase uwo urazamura, hano harinjiza, hejuru hakazamura. Muri mubibona ukuntu turi bwagende tubikora byose neza, ni ibintu bitavunanye, biroroshye cyane, buri wese yabyikorera. Mbibutsa ko iyo ushaka kunyigukorera ni 20,20 gusa, urampamagara nkaza nkayigukorera ahantu hariho hose. Ubwo ari kure cyane, wantegera wamenya tike ukanampemba 20,20 nkayigukorera. Uretse ko iyi video resoza nawe wabyikorera, nta kigoye cyane kirimo, nta gikoresho kidasanzwe kirimo, ibikoresho byose ni bisanzwe. Hano rero nari gucomekamo wa mupira, urabona na kase nyine hepfo cyane ku icupa, nego katira ruguru twari hakomeye. Hano ubwo n'ubushakisho buryo ki uyu mupira uri bwaze ugafatamo. Turifashisha agapapuro tuzengurutse ku mupira nk'ibisanzwe, kimwe no kuba ufite nka ntuza nka papier kora tefro, wazengurutse ku mupira wawe ugacomekamo bigafata neza. Bibutsa ko iyi ntago ari gaze yateza ibibazo nka zazi twari dusangana. Iyi gaze nta kibazo na kimwe ishobora guteza kuko nta mbaraga nyinshi iba ifite za pressure, ahubwo yo ikibishaka ni ukwaka gusa, nta kindi, nta pressure. Tuzengurukirizaho gutya neza ku buryo nta kanya gasigara, bibe bifashe neza ugacomekamo neza. Nari nshyizeho kinini hano ako ndabizi neza muraza gusobanukirwa kandi neza cyane. So bisa nkaho birangiye, twacometseho hano, noneho agacupa kagiyeho. Ubu ngubu byarangiye kabaye. Wari umugozi ugomba kuba ari muremure, bibaye byiza mu gihe uri umuntu ari kubaka yawubakiraho, ariko umupira mwiza n'ubundi aho wawunyuza hose nta kibazo uteje rwose. Ashakisha uburyo ubigenza ukanyura ahantu nyine abantu bategera. Iki gitambaro sasa rero ku muntu utekereza ko dushobora kugira umwuka mubi nyine ahantu twazamura ino gaze, iki gitambaro nacyo nibyo kidufasha. Nta mwuka mubi ushobora kuzamuka urenze kino gitambaro. Iki nacyo kiragabanya rwose, kikazana gaze iyunguruye neza. Uragifata nacyo ukagitsindagiramo neza cyane ku buryo nyine katazamanukamo, ugasigara kareretamo nyine kadafashe indani hejuru. Twakomeje igikorwa cyacu rero. Aho ni ahantu ndi gukora nyine, murabona ni no mu gikoni cyanjye. Musanzwe ndi umuchef de cuisine. Uyu nawe ni umwuga nize, niye nagerageje kwiga ibintu byinshi nyine. Nasoje kwiga mu kintu cyo gukora, mpitamo kwiga imyuga, ariko nakiga kimwe nkabona nta kazi mbonye, njya gushaka perime mbura akazi. Ubwo rero mpitamo kwigira na mechanique. Iyi ni projet rero natekereje kuva kera, ariko bikajya byanga. Ariko iki gihe ibicanwa byahenze, amakara arahenze, gaze irahenze, niyo mpamvu nahise nubura projet yanjye. Ibi ni ibiyiko bibiri binini, ubyibuke, ibi ni ibiyiko bibiri binini by'amazi by'umunyu, kize mu mazi igice cy'ikirahure
igice cy'ikirahure kugira ngo tutaza kugira imyuka mibi nyine, cyangwa se ugasanga gaze rakigurumana cyane, ugasanga igihe iteza imyotsi. Niyo mpamvu ugomba gukoresha ibipimo. So iyi ni ya batiri rero navugaga. Iyi batiri yarapfuye, yarahiye. Icyo dushaka ni acide yayo yonyine, nta kindi rwose. Ni batiri yayo yose, yaba ya telefone yaba iki, kuko ari batiri yifitemo acide mo imbere. Hano rero kuyimenera hano byari byanze, duhitamo kujya hanze. Anashyize ku nyine ndayimena. Ntuzagire ubwoba bwo kumena batiri, nta kintu bitwaye. No especially iyi yari yarahiye, nta kibazo, ntabwo ishobora guturika. Nyine hari umuntu uvuga ati batiri ishobora kuduturikana. Ko tuzigendana mu matelefone se, mu matelefone mu mifuka tugira ikibazo. Ntibikange ko yaturika. Nta kibazo ushobora kugira. So hano rero nayo ndahonze, mbona birakunze. Ubundi narimenyereye gukoresha twa tundi duto mu matelefone nitwo bita twihuta kudushwanyaguza vuba vuba. Hano nateruye acide yacu. Uzashake utuga kugira ngo acide nyine ku ntoki, rumva ntabwo nabyizeraga neza ko wenda nta kintu ishobora kunyangizaho, nubwo ga imwe yari yansikanye. Si nimwe gusa, nakoresheje nyinshi, kuko bino bintu nyine nabifite babikomeye zaturaguritse. So kurikira video neza ku buryo ibi bintu ugomba kuza nawe kubyikorera. So muri batiri rero abarimo ibipapuro, akaba harimo acide zitandukanye. Nuko ufotoraga ndabona nanjye yanshyizemo. Uyu foto y'ibyo nakoraga njye akanyihorera ko yari ari mu biki. So video none ndayibuze mbuze ibyo ndimo. Nibyo navugaga, ya acide ibiri ahantu hatandukanye, kuko ubwo bari ubwoko bubiri bw'ama acide, nubwo ngenzi teranyije ntabwo zirakora nta kibazo. Abarimo udupapuro rero nitwo nkuyemo, fata ya acide gusa, niyo nahise mena mu mazi, muri ya mazi arimo n'umunyu, uyishyiramo ukavanga neza cyane, bigakora bye. Sibyo dukomezanye video. Agasuku kaba ariko kambere. Ibyo umaze gukoresha ubona utari bwo ukakoresha bipaho, ubikura mu nzira kugira ngo zigarane agasuku. Dore y'amazi rero ukuntu ahita ahinduka, sibyara umukara bita bihinduka ikibara, ntazi sinzi ukuntu nakita, ariko ntabwo bikira umukara cyane. No kubana biri kuri kamera. So uravanga cyane ku buryo bikora rero. Mbibutsa ko ubu ngubu biba byabyaye umuriro hano. Biba byabyaye umuriro. Ibyo bitiza ingufu ya gaze yacu, kuko ni gaze nyine iba idafite pressure. Niyo mpamvu ugomba kwishakira amashanyarazi. Ayo ni amashanyarazi umuntu aba akoze. So twakomeje y'amashanyarazi rero, niyo ufata ugasuka mu icupa. Hano video ndayihutishije kugira ngo nyine video yo kubabera ndende yo kubatindira. Irihuta kandi utunafate ibyo turi gukora nyine binagaragare nabyo, sibyo? Ntabwo nayihutisha ngo bigaragare ibyo ndi gukora. So uyu mupira nawo nanigiye gucomeka mu icupa, kuko uba ugomba kuza guhura na ya gaze mu mupira umwe, bikaza kubyara umuriro mu ishyiga rimwe. Hano nahise nkacomekamo, nshakisha uburyo nagacomeka, gusa nako kayikanze nyine kabaye gatoya nkunzeho, kandi nako karanga. Ubwo gahunda yari kwifashisha ya telefone, envelope yacu. Ubu niyo telefone mfite. So mbibutsa ko nta bikoresho mfite bihagije, ariko iki ni ikintu ku muntu waba ufite nk'amafaranga yakora, kikaba gikeye gisa neza, kuko dukoresha ishyiga risanzwe rya gaze n'ubundi. Gusa hari banabanje kurikata nyine kugira ngo pressure yose y'ino gaze mba nakoze izamuke, kuko yo ntabwo ifite pressure nyinshi cyane. So ushaka ahantu gatereka ku ruhande ku buryo ariko katazegera umuriro, kuko kano kegereye umuriro bishobora guteza siriko. Nkuko gaze nayo bakubuza ngo ntukayegereze ishyiga ahantu ucanira. Ishyiga ugomba kurishyira kure. Nanjye nashatse aho nshyira nyine byari byanze, gusa nahise nzirikasi ku meza, kuko ushakisha ahantu ku buryo ushyiramo metero 1 mita ibigomba kugeramo, kugira ngo byo kwegerana aho kugira ubushyuhe bw'umuriro uri gukoresha. So nagafashe nkazirikira hasi ku kuguru kwa meza. Nawe uzashakisha uburyo bigenza bitewe n'ahantu ukorera ukuntu hameze, sibyo? Nashyize kurane nzamura ka gapira. Ubwo ahasigaye dusigaje kubanza tugiye kubanza dufate wa mupira tujyane muri toilette. Uva ufite umupira muri nyine uhagije, uri bwakoresha ukava aho ngaho ugiye kuzajya ucanira ukagera muri toilette, sibyo? Dukomeze tugende, uragenda ugashyira muri toilette nta kintu witayeho, sibyo? Aha turi kujya ni muri toilette. Toilette rwose bisanzwe ikoreshwa, ubwo ugize amahirwe ukabona nk'iyo batagikoreye mu yaruzuye na mutakikoresha, nubwo nta kintu byabangamo. Ariko hano twebwe tugiye gufata ino gaze, gusa dufite izindi zo mu nzu nyine zifite kwa kundi bapfundikira toilette hanze nyine, kwa kundi nyine ibituruka mu nzu harimo itiyo. Nibyo nge natekerezaga ko nzakoresha, kuko hano n'ubundi iyi ngiyi ayikoreshwa n'abantu benshi nyine. Hano urumva nambabangamije. Uraza ugashyiramo nta kintu witayeho, ugamanuramo umupira ukumva ko uwugejejemo. Si ngombwa ngo wa mupira ngo ugende ukore hasi mu mwanda, si ngombwa. Urabona nyine umupira ni muremure, uragenda ukagera mu nzu. Si ngombwa ngo ka gacupa kagende gakoremo, upfa kuba kageze hagati na hagati hahandi haba hari gaze metane cyangwa se gaze hydrogen, handi ushobora kugira nyine injira nko mu mwobo ukaba wabura ukuntu uhumeka, nyine wumva umwuka mubi cyane.
uriya mwuka rero niwo gaze, iri ni ishyiga rero, ishyiga nayikase, mu busanzwe nyine ntago byarapfuye, ibintu by'ibiti byaryo, imiyoboro yarapfuye, ariko kwa kungiye ntacyo nitaho gaze yanjye y'ubuntu, ntabwo mvuga ngo irapfuye gusa bazajya hasohokaho, narikoresheje nta kintu nitayeho. Sasa iri shyiga urabona narihindukije, riri kureba hahandi ucomekera umupira wa gaze, kugira ngo mubibone neza, hahandi ucomekera umupira wa gaze niho hari kureba, hano nyine niho ngiye guhita ncomeka uyu mupira wanjye uvuye muri toilette. Ahangaha ndi gukata sasa naho guhuriza aka gapira murakiyoka nakava kuri rya cupa, aka gapira kava kuri rya cupa niko uhita uhuza n'uyu mupira uvuye muri toilette. Urumva ni imyuka ibiri guhuriramo hano. Hanyuma hano bihurira n'umupira uhita ugenda ukifatira muri kano kantu ka gaze bacomekeraho bagafunga, bacomekeraho umupira wa gaze, niko ucomekamo tayari ubwo kaba kabaye. Ubu ngubu igikorwa cyacu kiri hafi kurangira rwose. Niba hano uba wabigezeho mwabonye ko nta kigoranye kirimo, nawe wabyikorera rwose, ibintu bisanzwe biri easy, biri aho rwose, birasanzwe, buri wese yabyikorera, waba uri umukobwa, waba uri umugore, waba uri umugabo, waba uri umwana utangiye kumenya ubwenge, umuntu uwo ari we wese nta kigoranye kirimo. Ngewe ibintu nk'ibi ngibi rero nabikoraga kuva kera mu myaka yanjye nk'itanu 6, nagendaga ncokoza ibintu bijyanye n'imiriro, ababyeyi bakavuga ati uyu mwana rwose yazavamo umuhanga ukomeye cyane, nyuma hazagira irindi somo mutuma yiga ritajyanye n'ibintu akunda gukora. Ariko sinzi ukuntu byaje guhinduka, ubundi njyewe nari nzi ko ntazatinda ndi kwiga, nzahita nigira imyuga, ariko wenda sinize bihambaye. Dusoje secondaire, niko guhita nshaka akazi karabura, niga mekanike, biranga, nabanje kubiziniyeri, birambura akazi nkurikizaho mekanike, biraducitse, ariko ngira ngo mwabireba. Aka ni kagapira nacometseho ya supaguru rero nayo ihita ikora, namenyeho agafume nshyiraho supaguru kugira ngo aka gapira gafate. Aka ko ni ingenzi, murabizi ko gafite amashanyarazi, wa munyu n'amazi na acide. Aka ni ingenzi cyane ko umwuka wako utagomba gusohoka utageze kuri ya gaze yacu metane. Aha rero ndi gushyira agasupaguru kugira ngo bifate, nta kindi kiba gisigaye ni ugucomeka rwose, gaze yacu ikaka rwose. Gaze ibiro 12 ntibigeze ku 24, aho ni ku kiranguzo. Ubundi ahandi gaze 30, 28, 26 gutyo, 24 nayiguraga ngiye habaga ari ku kiranguzo. Ariko hehe no kugura gaze kereka mu gihe tuzaba tutakituma. Niyo kuba tutakituma, imyobo twitumyemo ntabwo yabasibangana, kereka bayisibye nayo. Ariko ubundi rwose icyo gucana kirakemutse. Ewe n'inkwiye ntabwo wakwiye rwose cyane ufite ino gaze. N'ibishyimbo bitekaho kuko toilette zacu zihorana gaze ntishira ko ukeye nuko bwije zitumwamo. Uyu mupira nawe wari wanze gufata, mpita mfata aka byitwa ngo iki chambrier cyangwa se elastique. Okay, ni chambrier, ni tumwe bazirika ku mweyo kuko nanjye kandi niho nagakuye, fasha umweyo nkahamburaho. Aka nako karadufasha gufatisha uyu mupira wacu ducomekere hano naho nta mwuka ugomba kuhagira. Urabona ko ho ntabwo nkoresheje igipapuro, mfashe ino elastique bariyo ncomekamo tayari. Ubu ngubu kaba kabaye rwose. Iki hasigaye ni ugucana, akasigaye nako ugahambira inyuma ku buryo nta mwuka usohoka kabisa. Ubu dusigaje gucana, icyo ni ikibiriti uraza ukarasa, kuko ikibiriti kiri shyiga ngewe cyarapfuye, sibyo? Nkureba gaze ifite akotsi gake, ako nta kintu kaba gatwaye, nako akakozi nako kari guterwa n'iri shyiga ryanjye nari nabanje gukata, sibyo? Dore gaze inshuti zanjye, dore gaze ucana, ushatse ntiwakupa kuko ni toilette